Gira ibihe byiza woteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ivugira kuri FM 106.4. Muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ugiye kumva gahunda yo kuramya yakuwe mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya RMS Kamukina ni mu ntara y'ivugabutumwa ya Kacyiru hano mu mujyi wa Kigali. Hari ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 2015 dusoza amavuna y'icyumweru turi kumwe n'umubwiriza abana bakize musaza Shadrake mu nsanganyamatsiko igira iti urugo runezerewe. Njye wafashe iyi gahunda kandi nkaba ngiye kuyikugezaho ndijo tamu ntirenganya. Mutuze ahanahera turahumviru ubutumwa bukiza mwitonde haruhoraho muze hafi ye mumwubashye cyane mutuze mwiyoroheje dusangire ibyiza byo muri Edeni mwitonde haruhoraho muze hafi ye mumwubashye cyane mutuze mwibabarirwe mutuze turi kumwe n'uhoraho mwitonde haruhoraho muze hafi ye mumwubashye cyane.
Data wa twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, izina ryawe rihimbazwe. Muri uyu munsi turagushimye, turaguhimbaje kuko wabanye natwe, watumye turamuka amahoro kandi tugeze ahitiriwe izina ryawe. Komeze kutwuzuza umwuka wawe, uturinde Satani n'abamarayika be, ahubwo uduhe guterana nawe, uturindire umutekano kurinda dutashe mu izina rya Yesu. Mwiriwe neza mwese, Imana ishimwe. Reka rero nk'uko bisanzwe aka kanya tugakoreshe mu kwakirana kugira ngo ibiza gukurikira byose tube twakiranye. Turabanza kubakira twebwe bari imbere, Imana ibahugisha. Reka rero turebere hamwe nanone niba hari abandi bashitsi twaba dufite kugira ngo nabo tubakire. Hari abashitsi batari abadventiste twaba turi hamwe kugira ngo nabo batwiyereke tubakire, biyereke itorero tubakire. Niba hari abarimo badufasha bakazamura ukuboko kwabo kw'iburyo tukabakira batari abadventiste. Rero turebe noneho abashitsi b'abadventiste baturutse ku matorero adukikije cyangwa kure, nabo batwiyereke bashyize ukuboko kwabo kw'iburyo hejuru tubakire. Barimo benshi cyane. Imana ibahe umugisha. Reka itorero twese tubakire, turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Hanyuma murako bibona turi hamwe na korali Emmanuel, niyo uyu munsi iza kuririmbira Imana tukumviraho. Turi kumwe na timu tekiniki iri hariya baza kudufasha, n'abadiakoni bari bufashe kwakira amaturo. Natwe bari ahangaha imbere yanyu turi kumwe na Mushimiyimana Jeannette uza gusenga buheruka, na Dusabimana Emmanuel uza gusengera amaturo. Gatoya hari Bizimungu Bosco uza gusoma isomo no gusengera umubwiriza. Nanjye uri imbere yanyu ni Karere Eraste, akaba twese duherekeje umuvandimwe tumaranye icyumweru cyose muri iki gihe cy'amavuna twari turimo. Tuza gusoza uyu munsi, yitwa Habana Bakize Musaza Shadraki. Reka rero twese tubasabe natwe mu twakire mu izina rya Yesu. Nsabe twese abazanye Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo tuyifatire hamwe barangire isomo ry'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe isomo dusanga mu gitabo cya Samuel cya mbere ku gice cya 25 umurongo waho wa mbere. Igitabo cya mbere cya Samuel igice cya 25 umurongo wa mbere. Reka dusome. Bukeye Samuel arapfa, Abisirayeli bose baraterana baramurira, bamuhamba mu nzu ye Irama. Hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Iparani. Reka dusubiremo. Bukeye Samuel arapfa, Abisirayeli bose baraterana baramuririra, bamuhamba mu nzu ye Irama.
hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu i Parani. Reka abari imbere dupfukame n'abahagaze mwubahe Imana maze tuyambaze. Data wa twese udukunda ubuntu bwinshi, abana bawe turi imbere yawe mu nzu yawe tugushimira uburinzi bukomeye bwabanye natwe, izina ryawe rihimbazwe. Turi imbere yawe tugushimira uburyo wabanye na buri wese muri twebwe mu ngendo twakoze, mu byuma byakozwe n'abantu twagenzemo, buri wese ku giti cye wabanye nawe uramurinda. Harabagize ibibazo by'uburwayi, abo nabo warabarinze ubana nabo. None twese turi imbere yawe tugushimira ibi byose wadukoreye, izina ryawe rihimbazwe. Tukweretse abaje ahangaha bafite ibibazo bitandukanye, harafite intege nkeya z'uburwayi, harafite ibibazo bitandukanye bw'ubuzima. Turagusaba kugira ngo ubwo twaje mu nzu yawe turi imbere yawe, buri wese umwakire kandi buri wese wumve ugusaba kwe, utwakire nk'abana bawe. Reka tukwereke umugaragu wawe watoranyije mu bihe bikomeye kugira ngo avuge ijambo ryawe. Turamukwetse kugira ngo umukoze ikara ku munwa, ijambo agiye kuvugira ahangaha rimufashe kandi natwe twubake tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Ukomeze ufashe buri wese uri ahangaha, abashyitsi batugendereye turakwinginga kugira ngo ubiyereke, kugira ngo bava ahangaha bafashe icyemezo cyiza cyo kurushaho gukurikira, kugira ngo imanda yawe nivuga ari twebwe abasangwa ari n'abashyitsi tuzabana iby'iteka ryose. Twishyize mu bwishingizi bwawe kugira ngo uheze ingabo z'umwanzi, ahubwo abamarayika batacumuye baze babane natwe ku musozo w'iyi gahunda. Duhimbaze urukundo rwawe, ubuntu bwawe n'amahoro utanga bikomeze bibane na buri wese uri ahangaha ku bwa Yesu umwami wacu, amen. Haleluya. Reka dukomeze ubusonga bwacu n'ubundi tugarura icya 10 n'amaturo. Ku isabato ya 51 ku wa 19 Ukuboza 2015, umunsi umwe James White yabwirizaga mu iteraniro rikuru, maze mu gihe yabwirizaga hari umuntu umwe waje amubwira ko barohoye umuntu mu ruzi rwari hafi aho kandi ko bigaragara ko ashobora kuba yasomye. James White yahagaritse ikibwirizwa cye, yihutira kujya ku ruzi. Yaragiye aramuhindukiza, amuryamisha neza, maze atangira kumuhumekeramo umwuka mu mazuru wo kumuhembura. Nyuma y'iminota myinshi yarazanzamutse. James White nawe asubira mu ihema aho amateraniro yaberaga, maze akomeza ikibwirizwa cye. Uko ikibwirizwa cy'uwo munsi cyari kimeze kose, abari bateraniye aho banahigiye icyigisho gishyizwe mu ngiro cy'akamaro ko kwita ku bantu bari mu bibazo bikomeye kugira ngo ugire icyo wabamarira. Aho kumva ikibwirizwa gusa, burya hari igihe cyo kumva n'igihe cyo kugira icyo gukora, icyo duhamagarirwa. Mu gihe cy'amateraniro nk'aya, buri muntu wese muri twe agire amahirwe yo guhura n'abantu bafite icyo bakeneye mu kugarura icya 10 cy'Imana no gutangana ubuntu, amaturo avuye ku mutima ukunze kandi bigira abandi bantu bifasha. Twicishe bugufi dusenge. Uwiteka nyagora ku ngoma Mana nziza, tugushima ibyo wagiye udukoresha mu minsi yatambutse, uhabwe icyubahiro. None mu kanya nk'aka rero dukomeje gukora umurimo wawe, tugiye gutanga icya 10 n'amaturo. Reka udufashe buri wese akora mu byo wamuhaye, uturinde ubugugu, weze ibiganza bigiye gutanga, kandi abadafite ituro ubaho umugisha kugira ngo icyumweru kigiye kuza nituba turi bazima buri wese azaza afite ituro mu nzu yawe. Byose bikomeze kuba muri gahunda yawe mu izina rya Yesu, amen. Indirimbo ya 216. Shikamye ku masezerano meza y'umukiza wanjye muransingiza, nzahora musingiza ndanguruye. Shikamye ku masezerano, shikamye ku masezerano y'umucunguzi wanjye. Shikamye ku masezerano y'umucunguzi, shikamye ku masezerano meza. Nubona munsi mbona ruguru,
ijambo ry'Imana rimutsinda nshikamye ku masezerano masezerano y'umucunguzi wanjye nshikamye masezerano y'umucunguzi nshikamye ku masezerano meza kuko nejeje amaraso akiza niyatuma mpora mu mudendezo nshikamye ku masezerano masezerano y'umucunguzi wanjye nshikamye masezerano y'umucunguzi gucinege ugasanga nawe ubaye nkabo bigatuma wibagirwa umuremyi wawe tunga isomo ryawe mugenzi wanjye we kujya urebera ku bandi ahubwo urebe ibyawe gusa we kubareba ngo ucike intege ahubwo reba kuri Yesu akuyobore tunga ijambo ryawe mugenzi wanjye we kujya urebera ku bandi ahubwo urebe ibyawe gusa we kubareba ngo ucike intege ahubwo reba kuri Yesu akuyobore n'amahoro n'umutekano uzarira n'ugukuniga kugenda iruhande ahorasha kuko yagutembaga tunga ijambo ryawe mugenzi wanjye we kujya urebera ku bandi ahubwo urebe ibyawe gusa we kubareba ngo ucike intege ahubwo reba kuri Yesu akuyobore tunga ijambo ryawe mugenzi wanjye we kujya urebera ku bandi ahubwo urebe ibyawe gusa we kubareba ngo ucike intege ahubwo reba kuri Yesu akuyobore
ntibiziheba ihangane ariko bizahora urabizi na Yesu baramanze ariko we yakomeje kubakunda tungizamo yawe mugenzi wanjye we kujya urebera ku bandi ahubwo urebe ibyawe gusa we kubareba ngo ucike intege ahubwo reba kuri Yesu akuyobore tungizamo yawe mugenzi wanjye we kujya urebera ku bandi ahubwo urebe ibyawe gusa we kubareba ngo ucike intege ahubwo reba kuri Yesu akuyobore ahubwo reba kuri Yesu akuyobore. Haleluya. Imana ni nziza ibihe byose. Imana ni nziza ibihe byose. Imana yacu ni nziza ibihe byose. Imana yacu ikomeza kuba nziza niyo ibihe bitatumereye neza, kandi nanone niyo twabaye inshuti n'amafaranga. Imana yacu ni nziza ibihe bingana iki byose. Niyo mpamvu iyi ndamukanyo igihugu cyose wageramo, ugeze muri Afurika y'Epfo, ugeze muri Amerika, ugeze mu Burayi, uvuze uti Imana ni nziza, abadiventiste b'umunsi wa karindwi bakwikiriza ngo ibihe byose. Duhuje rero indamukanyo, ni ukuvuga ko turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Imana ni nziza ibihe byose. Ariko kugira ngo twumve tunezerewe, reka twongere tubisubiremo bwa nyuma, ariko tunaramukanya gutya tunifuriza ikaze abashyitsi bacu bavuye kubatizwa bageze aha ngaha. Imana ni nziza ibihe byose. Imana yacu ni nziza ibihe byose. Nanejejwe n'iminsi yose twamaze aha ngaha muri aya materaniro, ndetse ndibuka ko ku isabato yashize mu magambo twaganiriye amagambo y'umugaragu w'Imana Dawidi, wavuze ati narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka. Yari amagambo aryoshye cyane, ndetse twaje kubonamo n'imidugudu y'ubuhungiro, aho iriya midugudu yose yashushanyaga Kristo, kandi kuri uyu munsi wa none iriya midugudu nta kindi shushanya ni inzu y'Uwiteka, ariyo turimo nonaha. Twabonye yuko igihe batoranyaga imidugudu, hari umudugudu witwaga Kadeshi usobanura kwera, kandi Kristo niwe gukiranuka kwacu. Kandi na bugingo n'ubu igihe Yohana yabonaga itorero, yabonye ari umugore wambaye izuba kandi ukwezi kwari ku birenge bye. Mbese yareraga, yarakeye rwose, bishushanya itorero rya Kristo ndetse ko rifite gukiranuka. Hari undi mudugudu witwaga Shekemu usobanura urutugu, aho Yesu yavuze ko ari we mwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Kandi iyo ariho azishakisha izavunitse azishira hehe? Ku rutugu. Na bugingo n'ubu ariho arashakisha abazimiriye hirya no hino ngo aze abe abarindiye mu itorero rye. Hari undi mudugudu witwaga Heburoni, bisobanura kuramya, kandi hano mu itorero iyo tugeze aha ngaha naho tuba tuje guhurira n'Imana, tuje kuramya. Nicyo umuhanuzi yavuze ati Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, isi yose ituriza imbere ye. Hari n'undi mudugudu witwaga Gorani, bisobanura umunezero, aho Kristo ari we munezero wacu. Ni wa wundi watangiye umurimo we ananiwe, ababaye, ariko niwe buruhukiro bwacu, kandi ni nawe munezero wacu. Undi mudugudu witwaga Ramoti, bisobanura ahirengeye, kandi koko Kristo yaravuze ati nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Kandi itorero rye kuri uyu munsi rirahirengeye, niryo rifite amategeko 10 y'Imana no guhamya nk'ukwa Yesu. Abari hirya no hino bararyitegereza
bakarimenya maze bakarihungiramo. Undi mudugudu witwa Beseri, bisobanura inkomezi, imbaraga, ngo tukiri abanyantege nke Kristo yapfiriye abanyabyaha. Kandi uyu munsi imbaraga ze yazishize mu itorero rye, niho turuhukira. Izina ry'Imana rikomeze gushirwa hejuru. Uyu munsi icyigisho cy'uyu munsi kiboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 25. Mbese urarushye? Mbese urarushye? Reka dusenge. Data mwiza uri ahirengeyeho mu ijuru, turagushimira yuko ibyiza byose wabishize mu itorero. Izina ryawe rihimbazwe. Nuko ngwino uruhura imitima yacu, kandi ubane n'ingo zo muri iki gihe, kugira ngo twese udukumbuze kuzataha iwawe mu ijuru, mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira igitabo cya Samweli, igice cya 25. Iki gitabo cya mbere cya Samweli mwakiriya gice cya 25 niho bavuze amahenuka y'umuhanuzi Samweli. Yari umuhanuzi ariko akaba n'umucamanza w'Abisirayeli. Yabaye umuyobozi wa Isirayeli imyaka myinshi. Yakoze ibikorwa bitandukanye. Samweli yakuze umwuka w'Imana ari muri we, kandi mu gihe cya Samweli abanzi ba Isirayeli baratsinzwe rwose, kugeza ubwo yashinze ibuye maze akavuga amagambo mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 7, cya gihe yashingaga ibuye maze akarihimba izina Ebenezeri, bivuga ngo Uwiteka yaratuzahuye kugeza ubu ngubu. Kandi Samweli yabaye ubuhungiro bw'Abisirayeli bose. Iyo bahuraga n'akaga batakiraga Samweli, maze akabingingira Uhoraho, maze Uhoraho akabagirira neza. Maze umurongo umwe wonyine, iki gice kiratangaje, ntabwo ari umurongo wuzuye, ahubwo ni igice cy'umurongo. Niho bavuze iby'urupfu rwa Samweli. Urebye mu gitabo hejuru nta bindi bavugaga, ariko mu gice cya 25 batangira umurongo ngo bukeye Samweli arapfa, Abisirayeli bose baraterana baramuririra, bamuhamba mu nzu ye i Rama. Ahangaha ntabwo uyu murongo warangiye, murabona yuko ari umurongo ukomeza. Mu ijambo ritoya gusa, mu nteruro 3 gusa, niho bavuze iby'urupfu rwa Samweli, bashiraho akadomo, ahubwo batangira indi nkuru, umurongo utarangiye. Samweli yari umukiranutsi, yari umuntu w'Imana, nta byinshi bari kumuvugaho, kuko mu bwami bwo mu ijuru tuzongera kumubona. Ahubwo batangiye indi nkuru hepfo yaho, kuko igihe bavugaga ngo Abisirayeli bose baramuririra, Dawidi nawe ari mu bamuririye cyane. Ndetse kuko Dawidi, abahanga mu bya Bibiliya bemeza yuko nyuma y'urupfu rwa Samweli, mu kuririra Samweli ariho yahimbye Zaburi 121, hahandi havuga hati nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he. Iyo yagiraga akaga akamenya ko Sawuli ari kumuhiga, Samweli yaramubwiraga ati va ahangaha uhungire mwiriya misozi, kuko Sawuli araza ahangaha. Maze nanone Samweli umwuka w'Imana akamuhishurira imigambi mibisha ya Sawuli, maze akabwira Dawidi, maze Dawidi akavaho yari yahungiye akaja ahandi. Nuko Dawidi akomeza kuba mu mutekano, kuko yari yishingikirije kuri Samweli. Imigambi mibisha ya Sawuli Dawidi yahitaga yimenya kare. Maze haciye iminsi Samweli arapfa. Bukeye mu gitondo Samweli aba yapfuye. Maze Dawidi yumva ibintu biramuyobeye, ati nduburira amaso yanjye ku misozi, none gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwe kwavaga kuri Samweli, kuko yamuhuzaga n'Imana, none yarapfuye. Ndetse igihe Dawidi yahimbaga iki gice, ariko yarisubije aravuga ati gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ndetse akurikizaho igice cy'125, nk'uko abahanga mu bya Bibiliya babyemeza ko ibice bikurikiranye. Aravuga ati ariko nk'uko inkike zigose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be. Yishingikirije ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ubwo Samweli yari amaze gupfa, nta mugayo niwe wamuhuzaga n'Imana.
ariko yamusigiye Imana. Amagambo akurikiyeho nuko nyuma y'urupfu rwa Samweli Dawidi yarahagurutse arahunga, nta kindi cyari gisigaye. Amagambo aravuga ngo hanyuma Dawidi arahaguruka aja mu butayu bw'Iparani. Umurongo wa mbere ubu urarangiye. Uyu murongo urimo inkuru ebyiri zikomeye. Inkuru ya mbere ni urupfu rwa Samweli, inkuru ya kabiri ni uguhunga kwa Dawidi. Ndetse ukomeje kwitegereza neza uyu murongo wa mbere urerekana isano ikomeye iri hagati y'urupfu rwa Samweli umuntu w'Imana no guhunga kwa Dawidi umugaragu w'Imana. Bishoboka kuko guhunga kwatewe no gupfa kwa Samweli. Maze igihe yahungaga ku murongo wa kabiri tumaze kubona ko yarahungiye mu butayu bw'Iparani. Umurongo wa kabiri haratangira inkuru noneho ati hariho umugabo w'Imahoni kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000, yari afite ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uyu mugabo yari umukire. Ndetse umurongo wa gatatu ngo uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari wo mu muryango wa Karebu. Iyi nkuru iratangaje. Umugabo n'umugore cyangwa umusore na fiancé we, umuhungu n'umukobwa bafitanye amasezerano ya bugufi, tubita couple. Iyi couple rero yari itangaje. Hari couple nyinshi ziriho muri ibi bihe ureba ugakomeza ukabitegereza ukumva wakwihera ijisho. Hakaba n'izindi couple muri iki gihe ureba maze amaso akakurya ukumva udashaka kongera kubareba. Iyi couple dore ukuntu yari imeze. Yari umugore witwa Abigayili. Icya mbere yari umunyabwenge kandi yari umunyaburanga. Yari mwiza imbere n'inyuma. Sinzi urugero twatanga ngo tugaragaze ubwiza bwe. Yari mwiza nk'abandi banyaburanga bose Bibiliya yageragaho ikandika ko ari beza pe. Urugero ni Sara. Cyagiye Aburahamu yamwitegereje nawe akabona ko afite umugore mwiza, maze aravuga ati rero ujye uvuga kuri mushiki wanjye batazanyica. Undi wa kabiri ni Rebeka. Wa wundi Isaka yabashije kubona ngo maze amwibagiza umubabaro yatewe n'urupfu rwa nyina Sara. Undi mukobwa ari mwiza ni Rasheli. Wa wundi Yakobo yakoze imyaka 7 bamuhuta ari we akababara akiyemeza kongera gukora indi myaka ingahe 7 kuko yari mwiza rwose. Undi wari mwiza ni Betisheba kandi uburanga bwe ntago bwazanye ubusa kuko bwicishije umugabo we. Maze undi mukobwa wabaye mwiza ni Esiteri. Mwisi yariho icyo gihe baragiye barareba mu byaro hose no mu migi hose mu bihugu bisaga 120 basanga ubahiga ubwiza ubahiga uburanga ari Esiteri wari umuyahudikazi. Nuko rero Bibiliya yageraga ku bantu bamwe na bamwe ikongeraho ko bari abanyaburanga. Nuko umugore witwa Abigayili bwa mbere yari umunyabwenge kandi cya kabiri yari umunyaburanga. Mu yandi magambo twavuga ko yari mwiza imbere n'inyuma. Salomo hari ikintu yavuze. Yaravuze ati umugore umunyaburanga ariko utagira umutima ngo abameze nk'impeta y'izahabu ikwikiye mu kizuru cy'ingurube. Ibyo ntacyo ibipfuye ubusa rwose. Ariko Abigayili ntari uko byari bimeze, yari mwiza imbere n'inyuma. Yaratangaje rwose. Ariko akagira n'umugabo yitwaga Nabali. Yari umunyamwaga, yari inkozi y'ibibi, yari uwo mu muryango wa Karebu. Ibintu bidasa, ibintu bitajanye. Umugore w'umunyabwenge w'umunyaburanga kandi n'umugabo w'umunyamwaga kandi w'inkozi y'ibibi. Ariko bongeyeho ijambo ngo yari uwo mu muryango wa Karebu. Karebu
muribuka mu Bisirayeli niwe wagarukanye inkuru ivuga gukomera kw'Imana, atukonze Imana ya Isirayeli biriya bihugu by'i Kanani bari abagabo tuzabarya nk'imitsima. Ndetse Imana iramugororera ngo bazamuhe umudugudu, nagera yazatoranye. Maze agezeyo atoranya umudugudu mwiza, umudugudu witwa Heburoni. Uyu mudugudu witwa Heburoni tuza kuwubona muri ya midugudu twabonye. Uyu mudugudu Heburoni usobanura kuramya. Kalebu n'umuryango we imiterere yabo yari yo kuramya Imana gusa. Ndetse uyu mudugudu wabaye umudugudu w'ubuhungiro, ni naho Dawidi yashimye gutura igihe yari umwami w'Ubuyuda ataraba umwami w'imiryango yose 12. Uyu wari umudugudu wa Dawidi, wari umudugudu mwiza rwose. Nuko Kalebu abana be n'abamukomokaho bose yarabatoje kumvira Imana no kwizera. Nuko ariko nta muryango ubura ikigoryi, niko abanyarwanda bavuga. Ariko yabaye mu itorero ry'Imana hatabagamo ibigoryi nk'ibi. Wo ni umuryango w'Imana, nta kigoryi kizabamo, hazabamwe abakiranutsi gusa. Izina ry'Imana rihimbazwe. Uyu ngo yakomokaga mu muryango wa Kalebu. Hari abasore benshi bakomoka mu miryango y'abapasitoro, bakomoka mu miryango y'abakuru b'itorero, bakomoka mu miryango y'abadiyakoni, bakomoka mu miryango y'abaririmbyi, ariko badakurikiza imyitwarire nk'iy'ababyeyi babo. Abo bari hanyuma, bari inyuma y'agakiza, ntabwo bashikiriye ngo bigire ku babyeyi babo bakurikiza ingeso zabo. Nuko uyu mugabo w'umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, ikibabaje ngo yakomokaga kuri Kalebu. Yari umunyamwaga nka Satani, yari umunyamwaga nka Kayini, yari umunyamwaga nka Nimurodi, yemwe yari umunyamwaga nka Sawuli, ndetse n'ibindi bigoryi byinshi byagiye bivugwa muri Bibiliya. Hari umuhanga umwe mu byanditswe wasobanuye igihe Imana yarebaga Adamu ikamuremera umufasha. Yaravuze ngo uyu muntu si byiza ko aba wenyine, ahubwo reka muremere umufasha umukwiriye. Ariko ni nyuma y'ibintu bitatu. Imana yari yabanje kumushyira mu ngobyi ya Edeni, imuha n'imirimo akora. Bwa mbere igihe yuburaga amaso yabonye Imana imuhumekeramo umwuka w'abazima. Kandi icya kabiri imushyira muri Edeni ngo ahingire iyo ngobyi. Yari afite ubushobozi bwo gukora. Icya gatatu Imana yamubwiye kuyirinda. Ni umuntu wari ufite ubushobozi bwo kurinda iyo ngobyi. Uyu muntu arangwa n'ibintu bitatu. Bwa mbere umwuka w'Imana wari muri we. Ikindi cya kabiri yari ashoboye gukora ku buryo yakorera umuryango we. Ikindi gikurikiyeho nuko yari ashoboye kurinda, yabasha kurinda umuryango we. Nuko Imana imwitegereje iravuga ngo si byiza kwaba wenyine. Mu yandi magambo, umuntu udafite umwuka w'Imana akaba adashoboye gukora, akaba adashoboye no kurinda umuryango we, byari byiza ko akomeza kuba wenyine kuzageza igihe abonera mwuka w'Imana muri we, agira ubushobozi bwo gukora kandi agaragaza ubushobozi bwo kurinda umuryango we. Uyu mugabo rero Nabali ngo yari yakoze umunsi mukuru, yakemuzaga ubwoya bw'intama ze. Wari umunsi ukomeye, wari nk'uwo gusarura, kuko ubwoya bw'intama bwera bwakorwagamo imyenda, bugakorwamo amashuka, bugakorwamo ibintu bitandukanye. Wari umunsi ukomeye kuri we. Nuko bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 15. Ntiyari gutuma umwe kuko uriya mukire ibintu yari kubaha ntiyari gushobora kubyikorera. Ntiyari gutuma 5 gusa, ntiyari gutuma 10 gusa, kuko yari amwizeye mw'umusaruro. Maze atuma abasore 15 ati mugende kandi nimugerayo i Karumeli mubwire uwo mukire ijambo abantu benshi bafashe. Uyu munsi abantu benshi bitwa bakire. Iyo umuntu afite akazu atuma abakomisiyoneri ati munshakira abakire. Iyo umuntu afite ikibanza aravuga ati munshakira abakire. Kandi iyo twicaye muri kwasiteri tugakurikirana n'imodoka y'ivatiri cyangwa y'ubundi bwoko idatwara abagenzi, maze ikagenda buhoro mu muhanda, wumva abashoferi bivovota ngo ariko aba bakire ntibazi ko tuba twazanwe no gushaka amafaranga. Abakire. Maze rero uyu mugabo Dawidi ati ngaho mugende mumbwirire uwo mukire mutamahoro abe kuri wowe no kubyo utunze byose. Barasuhuzanyaga Abayahudi
Abisirayeli ngo amahoro. Kwifuriza umuntu ibyiza ni ukumubwira ngo amahoro. Iyi ndamuka yarayifashe igihe yavugaga yakwandikira amatorero yose ati ubuntu n'amahoro, kuko abagira iki barasuhuzanyaga ngo ubuntu, naho abayahudi bata amahoro, maze bakabifatanya ati ubuntu n'amahoro ariko biva kuri Kristo Yesu bibane namwe. Dawidi ati mubwire uwo mukire. Maze uyu muntu wabaye umukire, dore ibintu yari afite byatumaga yishira hejuru y'abari bo bose. Yari afite intama 3,000 kandi akagira ihene 1,000 n'abagaragu. Hari abandi babaye abakire muri Bibiliya. Uwitwa Aburahamu yari umukire, uwitwa Isaka yari umukire, kuko yagize ibintu byinshi bituma Abafilisitiya bamutinya. Ndetse umugaragu w'Imana Yobu we yari afite abahungu 7, afite n'abakobwa 3. Yari afite intama 7,000 mu gihe yari afite 3,000 gusa. Ndetse yari afite ingamiya 300 mu gihe yari afite ihene 1,000. Yari afite imfizi 1,000 zihinga. Yari afite indogobe 500. Yari afite abagaragu benshi cyane. Ndetse ngo uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba, ariko yari yarashize Imana hejuru. Nicyo gituma muri icyo gihugu cyose na Satani n'abadayimoni bahamije kwizera kwa Yobu. Ariko uyu nguyu wari ufite intama 3,000 n'ihene 1,000 yari yarishize hejuru rwose. Yari azi ko mu mfuruka zose z'isi ntawe umuruta. Ni kangahe nge nawe twishira hejuru? Ni kangahe Kristo atwitegamo umusaruro ariko akabona tumeze nka cya giti cy'umutini? Dawidi ngo we yatumye abasore 15 atahari ibyo yabaha nibo babasha kubyikorera. Ariko igitangaje nuko yiyobagije. Yari umupfapfa koko, kuko yabarebanye ijiga, arabareba n'umujinya, maze arababwira ati Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Nishiga ryinshi arabasuzugura, bagaruka maramasa. Ni nka cya giti cy'umutini Yesu yaracyitegereje ngo arebe mw'imbuto, ariko asanga n'ibibabi gusa, abona ari icyo gucirwaho iteka. Mbese nge nawe ntitwaba tumeze nk'icyo giti cy'umutini? Mbese nge namwe ntabwo Imana itwitegamwe umusaruro ikawubura, ikadushakamo imbuto zo gukiranuka ikazibura? Nuko ariyobagiza. Dawidi ntabwo yari umuntu utazwi, ahubwo Nabali yari afite imyitwarire igayitse, imyitwarire nk'iy'abaturage bo mu gihugu kitagira ubuyobozi. Abari bitwaye nkawe mwibuke mu gihe cy'abacamanza mu gice cya 21, igihe abacamanza bose bari barashize muri Isirayeli ku murongo wa 25, ngo ariko muri icyo gihe Abisirayeli nta mwami bari bafite, kandi umuntu wese yitegekaga uko ashaka. Niyo myitwarire Nabali yari yarakomeje kugira, kandi iki gihe Imana yari ifite abayobozi mu gihugu cyayo. Bwa mbere hari hakiriho Sawuli atarapfa, kandi na Dawidi Imana yari yaramutoranije ngo azabe umwami wa Isirayeli. Ariko Nabali yifataga nko mu gihe kitagira umwami, yitegeka uko ashaka, ntawe umusumba. Hari umuntu umwe wigeze kuvuga ati igihe cyose wumva ntawe ukuruta, burya nawe ntawe uburuta. Ukwiriye kubaho mu buryo uzi ko hari abakuruta, haba mu itorero, haba hanze, aho uri hose ujye uhora witeguye kubaha. Mu nzu y'Imana njya nkunda kubona abadiyakoni bari kuburana n'abantu ngo egera imbere, icara hariya hari umwanya, maze umuntu akagira intugu nkizi zanjye atya, maze agakomeza akicara, bakongera kumuvugaho agahaguruka agasohoka kuko bamusuzuguye, akajya kurinda itorero. Nshuti kandi bavandimwe, Dawidi ntabwo yari umuntu utazwi. Wari uyobewe yuko Dawidi ari we watsinze Goliyati, umwanzi wa Isirayeli. Bararebanye bati kiriya gihanda turagikizwa nande? Haboneka Dawidi. Maze abagore batangira kuririmba bati Sawuli yishe abantu 1,000, ariko Dawidi we yishe inzovu. Kandi Dawidi yashushanyaga Kristo, niwe wanesheje cya kiyoka, atsinda ubutware bw'umwijima. Nta wundi wabashaga gutsinda icyo gihanda uretse Kristo wenyine.
Dawidi nanone yashushanyaga Kristo kuko igihe yahungaga mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 22 umurongo wa mbere ngo nuko Dawidi ava yarahunga arasukira mu buvumo bwa Duramu. Bukeye bakuru be na bene wabo babyumvise baramanuka bamusangayo, kandi abari mu makuba bose n'abari mu imyenda bose bateranira aho ari aba umutware wabo. Nuko abari kumwe nawe bari abantu nka 400. Yari umuntu abari mu makuba bahungiraho, yari umuntu abari mu imyenda bahungiraho. Uwo yashushanyaga Kristo kuko igihe twari mu mwenda w'icyaha niwe twirukangiyeho, igihe twari mu makuba y'akaga twazaniwe na Satani, ababyeyi bacu ba mbere bamaze gucumura, tumaze gutandukana n'Imana, ni Kristo twahungiyeho. Niwe ntama w'Imana watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko Dawidi ashushanwa na Kristo, ariko nanone Kristo akaba umwami wa Dawidi, kuko Dawidi yabyivugiye ati Uhoraho yabwiye umwami wanje ati cara iburyo bwanjye ugeze igihe nzamara gushirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Maze igihe ariko umugaragu umwe yari kwa Nabali, yumva ari kubabwira nijiga, yumva abimye umusaruro, yumva ababwiye nabi, maze aya magambo ayata mu gutwi, maze abona bari mu kaga. Burya nuhakwa ku muntu ariko ukabona tumvira Imana uzamuveho. Abantu bose bakwiriye gutinya Imana, azakugenzereza nk'umuntu utazi Imana, ariko abantu bazi Imana bagufata nka bene se. Niko Paulo yandikiye Filemoni amubwira ibya Onesimu ati ntuzongere kumufata nk'imbata, ahubwo uzamufate nka mwene so. Mujye musangira ku meza munaganire, kuko yamaze kubyarwa na mwuka w'Imana. Maze uyu mugaragu yari afite akaga kuko yari ahatswe kwa Nabali. Nabali akaba ikigoryi n'umupfapfa n'umunyamwaga w'ingeso mbi, ariko akagira umugore w'umunyabwenge kandi umunyaburanga. Maze aragenda abwira Abigayile muka Nabali ati aba bantu batugiriye neza, yemwe batubereye inkike ku manywa na nijoro, igihe cyose twabanye nabo turagira intama, nta kibi batugiriye, baradutabaraga maze tukaryama tugasinzira kuko tuzi ko turi kumwe nabo. Maze Abigayile abyumvise arahaguruka vuba ategura imitsima. Dore ku murongo wa 18 w'igice cya 25 mu gitabo cya mbere cya Samweli ngo nuko Abigayile agira vuba afata amarobe y'imitsima 200 n'imvumbe 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amaseri 100 y'inzabibu zumye n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha indogobe, abwira abagaragu be ati ngaho ni munje imbere. Aragenda n'imitsima. Abahanga benshi mu bijyanye n'imyitwarire y'abantu n'imitekerereze y'abantu, iyo umuntu afite umujinya maze ukamuzanira ibyo kurya agatangira kurya, atangira kurya akambije impanga, maze uko amafunguro agenda mwinjira ari kugera imbere y'imbavu, maze agatangira kugenda asusuruka, maze aja guhaga ari kurebana akanyamuneza. Maze aba ari byo ashira imbere, ntabwo yashize imbere ibibazo, ahubwo yahashize ibisubizo. Yohereza imitsima, yohereza intama, yohereza ibyo kunywa. Maze igihe Dawidi yazanaga amacumu, icyambere yahuye nacyo si abagabo baje kumurwanya, ahubwo ni imitsima yari imusanganiye. Siyo mitsima niyo yari gukubita amacumu. Maze yegeye imbere ahura n'intama zikaranze, zokeje, ziryoshe. Yegeye imbere ahura n'ibyo kunywa, amacumu sinzi icyo yaraba akiyamajije. Abari kumwe nawe bishoboke ko bamubwiye batariko waburetse tukabanza twahekenya. Maze yumva atangiye kugira akanyamuneza. Maze ku murongo wa 28 aza guhura n'umugore w'uburanga, ariko mwiza imbere n'inyuma, ufite umutima mwiza, uvuga neza. Maze aramubwira ati databuja, icyo cyaha aba ari njye ukibaraho, aba ari njye uhana. Maze Dawidi areba ukuntu aramuhanana n'imitsima, n'ukuntu aramuhanana n'intama zokeje, n'ukuntu aramuhanana n'ibyo kunywa n'ingano zikaranze.
maze Dawidi abona aratsinzwe, abona ahubwo nawe yarabaye umupfapfa, maze abura icyo avuga. Arangije yitekerezaho, ariko arangije asubira inyuma mu mutima we, ariko yagiye atekereza iby'uriya mugore w'umunyabwenge kandi w'umunyaburanga. Hari igihe mu ngo zacu habaye akaga, maze ukabona umugabo rwose mu rukiko ari guteragurana n'umugore we, ati iki cyo ntazi, iki kirimarima, iki kintu burya cyaranjogoroje. Maze abicaye mu rukiko bareba umugore ukuntu yasokoje umusatsi, bareba ukuntu ameze neza, bareba ukuntu hagati y'agasakame, maze bagakomeza bagatekereza ngo ayi mugore mwiza wahuye n'ikigabo cy'igipfapfa. Burya hari ubwo ufata uwo mwashakanye ukamwima agaciro rwose, ukamugira nk'ikiyorero nk'icyo ntazi, ariko iyaza kuba afite undi wamureba ukamwifuza, ukajya uravuga uti uriya kanaka yashatse neza. Nshuti kandi bavandimwe, abagabo bacu n'abagore bacu tubaha agaciro, niho tuzakura inkomyi mu masengesho yacu. Ntabwo Imana izategera ugutwi amasengesho yawe niba utaraca bugufi ngo wubahe uwo mwashakanye, wubahe umugabo wawe, wubahe n'umugore wawe. Nuko Dawidi amaze gusubirayo, hano hari amagambo atangaje, hari icyitonderwa, hari aho ugomba kugera ugahagarara ukitonda. Handitswe ku murongo wa 36 ngo nuko Abigayire amaze guhosha intambara, amaze guhosha umwiryane, amaze kurengera abo mu rugo rwose, ngo nuko Abigayire asubira kwa Nabali, asanga yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima we nuko yasinze cyane. Nicyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari icyoroheje ari n'igikomeye, burinda bucya yasanze yishimye. Amagambo ahari aratangaje, ngo nuko Abigayire asubira kwa Nabali. Yarazi yuko uyu mugabo amumereye nabi, yarazi ko azazanira akaga umuryango wose. Ntabwo yakiretse ngo gipfe, ntabwo yamuretse ngo bamuce kubesha, ahubwo yifatanije nawe. Burya umugore w'umutima ntabwo atererana umugabo igihe ari mu kaga, maze ngo banke ibe yasizo igiye kugurisha inzu, umugore ati he narakubwiye, ntabwo wangishije inama. Ntabwo umugore w'umutima atererana umugabo yagize akaga, yageze muri gereza yafunzwe imyaka 20, yakennye amafaranga yamushizeho, banki ibintu byose yabigurishije. Umugore w'umutima akomeza kumunambaho, akomeza kumufasha, akomeza kumubwira amagambo y'ibyiringiro. Nta kindi ashinzwe n'icyo gukomeza kumuha ibyiringiro. Maze Nabali amaze kugira ubupfapfa bwe, Abigayire aramufasha. Ntabwo Abigayire, burya hari couple ubona zitangaje muri Bibiliya. Yobu yari umukiranutsi ariko afite umugore w'umupfapfa, kuko abonye ibintu bikomeye yaramubwiye ati yewe ihakana Imana wipfire. Ariko Nabali wari umupfapfa wakagira umugore w'umukiranutsi, arakomeza amuba hafi. Navuze nti yaba Abigayire ari we igitekerezo cye kigendanye n'icya Yobu, naho umugore wa Yobu wakagendana na Nabali kuko nibo bahwanye. Ariko si uko nguko Imana yabishatse, ahubwo Pawulo yaravuze ati uziki niba weho wa mugore we, niba umugabo wawe azakizwa biguturutseho, cyangwa wowe wa mugabo we niba umugore wawe azakizwa biguturutseho. Hari abantu bafite imyitwarire iteye umujinya ikomeye kuyihanganira, ariko Imana yabashize hagati muri twe ikamufata ikamwunga kuri runaka kugira ngo nawe azabone ku rukundo rw'Imana. Nuko ikintu gitangaje kiraha, nuko Abigayire atahise yahukanira kwa musaza we, nuko Abigayire atahise aje iwabo bifashije, nuko atahise aja ku murenge, nuko atahise aja kubo babanye bakiri abakobwa, nuko atahise aja ahandi hose abasha kwikodeshereza ke kazu ngo yikureho stress, ahubwo ngo yisubiriye kwande kwa Nabali. Abo muri iki gihe hari ahantu henshi cyane bazi banditse muri agenda ibibazo nibivuka
aho baja berekera bagahusha intego, kuko n'aba misiyoneri mu ngo zabo. Nta mu misiyoneri n'umwe ugomba guta misiyoni ngo ibintu byakomeye, ahubwo arashikama agahagarara agategereza agakiza k'Imana. Nuko Abigayire yari umumisiyoneri mu rugo rwe, nicyo cyatumye asubirayo agendereye ko agakiza kazaboneka mu rugo rwe. Nshuti kandi muvandimwe, ntugatezuke ibintu nibikomera, ujye ukomeza gushikama kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Mbese urarushye? Nuko ageze mu rugo asanga Nabali yatekesheje ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, yakoze ibirori nk'iby'umwami. Wenda ubwo yari yafashe intebe iriho amahembe y'inzovu, wenda yari yagize igitanda nk'icy'umwami, wenda yari yacurishije intare z'imiringa ngo imwe ije iburyo indi ibumoso nk'uko abami bicara. Akora ibirori nk'iby'umwami kandi ari umuturage bwimba, ari umuturage nkanjye, ariko yashira akaguru ku kandarya akumva yabaye umwami. Aho gutabaza ngo arire kubera ubupfu bwe, maze akora ibirori nk'iby'umwami. Yishize hejuru y'abariho bose kandi ari ikigoryi. Imiterere ye yari ibaye nk'iy'Aberushaza. Cyagiye yicaraga, maze igihe bari kunywa ati ngaho sha muzane bya bikombe by'i Yerusalemu ku Mana ikomeye, tubinyweshe hano mu gihugu cy'Ishinari, hano mu ngoro y'ibigirwamana. Yiyibagiza ko mu ijuru hari Imana, maze Imana iramwitegereza ibona n'umupfapfa rwose, maze iti noneho aho bigeze bikwiriye kurangira. Wapimwe mu gipimo bigaragara yuko nta kigenda, ntabwo biri kujamo. Muri interview wavuyemo wapimwe mu gipimo usangwa udashitse, udafitinga, bitavamo. None ubwami bwawe bibaye ngombwa ko babuha abandi. Kandi koko muri iryo joro ngo Babuloni iraterwa, Berushaza arapfa kubwo kwishira hejuru. Yarbaye nka Herode, igihe yicaraga bakamubyinira, abagore barabyina, barataraka barabyina, ati yego muhataho mukomerezaho, bakabyina bagatera n'izindi mbyino, ati yego mukomeze. Maze bigeze igihe babonye uko umutima we wameze, babonye uko yishize hejuru, maze noneho baravuga baterega noneho ntabwo rikiri ijwi ry'umuntu ahubwo ni iry'Imana. Nawe ibyo ari byo byose yagize umutwe gutya, nicyo cyatumye Imana imurakarira imukubita urushi. Hari abantu benshi Imana ikubita urushi kubwo kwishira hejuru, batemera ko mu isi hari ubaruta, ahubwo bishira hejuru y'abariho bose. Yishize hejuru y'Imana, ndetse yaranejejwe umutima we nuko yasinze, atasinze gahoro, ahubwo yasinze bingana iki cyane. Yanyweye arongera aranywa, arongera ntiyarekeraho, arongera na kandi arongera, yasinze cyane. Burya ngo mupfapfa aribwira ati nta Mana iriho. Nicyo Zaburi yavuze, nicyo Dawidi yavuze muri Zaburi 14 umurongo wa mbere. Umupfapfa, imyibwirire y'umupfapfa, ntabwo amenya ko hari umuruta ngo ace bugufi, ntamenya yuko akwiriye kuzana amahoro mu rugo rwe, ntamenya yuko akwiriye kwirinda byacitse, ahubwo aribwira ati nta Mana iriho. Ngo nicyo cyatumye Abigayire atagira icyo amubwira, ari icyoroheje ari n'igikomeye, burinda bucya. Sinzi ririya jambo Bibiliya yarigezeho naryo ryandika ngo burinda bugira ute bucya. Iri jambo rihishura byinshi. Iri jambo iyo ndibona ngo yaramwihoreye arisagagura. Burya abasinzi ntibatandukana no kwinezeza muri byose. Nta na kimwe basimbuka iyo basinze, baridagadura rwose, bakidagadura bakumva imperuka yabo yageze, ari umunsi mukuru uruta indi minsi yose. Maze ngo burinda bugira ute bucya. Iyo nsomera ijambo ndabona yuko Abigayire ibyo ari byo byose ntiyari mu cyumba cy'abana, cyangwa agume mu ntebe muri saro, cyangwa ajye mu cyumba cy'abashitsi,
ngo nicyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari icyoroheje, ari igikomeye, ngo atamuhungabanya, ngo aramureka burinda bugira ute bucya. Ab'iki gihe bahushije intego. Iyo hari akabazo mu rugo rwabo bahita biyahura mu cyumba cy'abana, mu cyumba cy'abashyitsi, cyangwa akaguma mu ntebe akarambura amatera ku mukeka cyangwa se kuri tapi. Ariko ngo Abigayire ntiyagira ikindi kintu amubwira, aramureka arisagagura mu rugo rwe burinda. Murakoze cyane. Ndetse ngo igihe gikwiriye cyo kuganira kigeze, bukeye mu gitondo Nabali asindutse, umugore we amutekerereza ibyo, maze umutima uraraba aba igiti, cyangwa se ahinduka nk'ibuye. Nshuti kandi muvandimwe, si iby'ubwenge kuganira ku bibazo by'urugo igihe hari akandi kaga. Igihe nyir'inzu yaje gukomanga nk'ubukode, maze yavuga atari ko mwatinze, idore itariki zarenze, ati wibuke ko na minerivare y'abana ihari, wibuke ko nta n'imyenda, wibuke na bwa bukwe bwo kwa so wanyu, maze ukamudondobe ku rutonde rw'ibibazo bikaba urudubi, maze intambara zikavuka. Abigayire aramwihorera, ashaka igihe gikwiriye rwose cyo kuganira ku bibazo byo mu rugo. Ni igihe yatoranije mu gitondo asindutse. Niyo atabanywa inzoga, hari ibisindisha muri ibi bihe. Hari akaga yahuriye nako ku kazi, bamututse cyangwa bamusobanuye ko bashobora kumwirukana, cyangwa kontara yenda kurangira, ibintu bitameze neza. Ibi byose biba byihuye mu mutwe. Niyo mpamvu ari ugushaka agahe kihariye, hari ituze ko kuganira ku bibazo by'umuryango, aho ubona neza neza muraba muganira mwumvikana, ngo hari ituze, hari umucyo, atugarijwe n'urudubi rw'ibibazo, atazabiranijwe n'uruhurirane rw'ibibazo, atuje rwose, maze muganire ku by'urugo kandi muganire n'akaga karwugarije. Abantu benshi ibibazo byabo byanze gukemuka kuko babivugira mu nduru, babivuga inkuba ziri gukubita, bakabivugira mu macu, nuko abo ku ruhande bakaza guhosha. Ariko Abigayire si uko yari ateye, ntiyihaga rubanda, ntiyihaga abaturanyi ngo bamwote, ahubwo yaratuzaga, agatuza, yahenge igihe gikwiriye gisohoye, akaba ariho baganira. Nshuti kandi bavandimwe, igihe Abigayire yamusobanuriraga ibibazo byugarije urugo, amaze kumwereka urutonde rw'amakosa ye, amaze kumwereka akaga azazanira urugo, amaze kumwereka ko yataye inshingano z'urugo, ko ahubwo agiye kubazanira kurimbuka, ngo nuko umutima uraraba aba igiti, ahinduka nk'ibuye. Yemwe hari ubwo baca umugani ngo impyisi kurira abana ikakurusha uburakari. Hari uwo wongorera ikibazo murimo, wamusobanurira akaga urugo rwanyu rufite, wamwereka amakosa ye, wamwereka uruhara bifitemo, maze agahaguruka akaba nk'isatura, akaba atiteguye kumva rwose, atiteguye guhinduka, akabone n'ubwo wari wamuhaye umwanya mwiza. Maze iyo atiteguye guhinduka, umutima uba nk'ibuye, akomeza kwinangira umutima we. Ibi ni ibyaranze Farawo, ngo nuko yanga kurekura Abisirayeli kuko umutima we wari unangiye, wabaye nk'ibuye. Ariko Imana ishimwe, kuko muri Ezekiyeli Imana itangaza ko izadukura mu mutima ukomeye nk'ibuye, ikadushira mu mutima woroshye, ikadushira mu mwuka wayo, kandi igatuma tugendera mu mategeko n'amateka yayo. Imana ni nziza ibihe byose. Yabaye mw'uyu mwanya yadukuraga mu mutima umeze nk'ibuye, umutima wabaye igiti kuwa Nabali. Hari abinangiye mu mitima yabo batiteguye gutega amatwi abafasha babo. Hari abananiye mwuka w'Imana ubahamagarira kuzana amahoro mu miryango yabo. Imitima yabo yabaye ibiti, yabaye nk'ibuye, ntibiteguye guhinduka. Bamwe iyo baganirije
maze ukabereka uruhare bafite mu kuzahaza urugo rwabo, baba biteguye guhinduka rwose, bakakira mwuka w'Imana mu mitima yabo. Abo nibo bagabo nyabagabo, nibo bagabo Imana ishaka, kandi nibo Imana ishaka ko bakomeza kuzura mu itorero ryayo. Bafite umutima uhinduka, bazi guca bugufi, bazi gutsinda cya kibazo cyananiye n'abahanga, cya kibazo cyo kwemera icyaha. Nuko hari abandi binangira imitima kugeza bapfuye, batashaka guhinduka rwose, ndetse ibituro byabo bizaba byanditsweho yuko bapfuye nka Nabali, kuko imitima yabo yari imeze nk'ibuye. Nshuti kandi muvandimwe, Imana iduhamagarira guhinduka. Ariko igihe Nabali yangaga guhinduka, haciye iminsi 10. Iminsi 10 ni iminsi myinshi. Abahanga mu by'ubuzima, mu by'ubumenyamuntu, bemeza ko umuntu iyo amaze iminsi 7 atarya abasha gupfa, ndetse ko umugore washobora kugeza ku minsi 8. Maze iyi minsi Nabali umutima umeze nk'ibuye, yagagaye, ameze nk'igiti, ntiyarakirya, ntiyarakinywa, ntiyarakibirindutsa, kuko yari ameze nk'uri muri koma. Iminsi 7 irashira, yayindi umuntu agomba gupfiraho niba atarya atanywa. Ariko Imana irakomeza iramwihanganira, ikubitaho indi minsi ngahe? 3. Umunsi wa 8 umutima ukimeze nk'ibuye atarahinduka. Umunsi wa 9 maze haciye iminsi 10, Uwiteka akubita Nabali arapfa. Nshuti kandi bavandimwe, hari igihe kizagera, ikibwiriza cya nyuma cyarangiye, umubatizo wa nyuma warangiye, kwihanisha bya nyuma byarangiye, amigisho ya nyuma n'ikigisho cyari kugufasha cyarangiye. Imana ibone nta kindi gisigaye keretse kugucira urubanza niba utemera guhinduka. Haciye iminsi 10, Uwiteka akubita Nabali arapfa. Imana ni umucamanza utabera, ararikira bari mu isi bose kwihana, ariko yashizeho umunsi izacira imanza z'abari mu isi. Mbese umutima wawe witeguye guhinduka, cyangwa witeguye kubidadi ukakomeza kumera nk'igiti nka Nabali? Bavandimwe, igihe Nabali yamaraga gupfa, iyi nkuru yagiye kwa Dawidi, maze Dawidi aravuga ati Imana ishimwe. Ibi ngibi tubibona uhereye ku murongo wa 39, aho Dawidi yavuze ati Uwiteka ashimwe wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga, akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi nabi ya Nabali Uwiteka arayimwituye. Imana ntishaka kutwitura ibibi twagize, keretse imitima yacu nikomeza kuba ibiti. Nuko abananiwe mu miryango yabo, mukomeze mwihangane, mukomeze mwihanganirane, umusengere, umubwire ijambo ry'Imana, umusabire, kandi igihe kizagera ahinduke yuzura umwuka w'Imana. Ariko natanahinduka, Uhoraho niwe mucamanza. Nta kintu na kimwe Abigayili yakoze kugira ngo ahungabanye Nabali. Yakomeje kumwitaho, akomeza kuba umugore we, akomeza kumufasha mu buryo bwose, keretse gusa igihe Imana yabonye yuko ari umutwaro isi itakomeza kwikorera. Ngo hari ibintu biremereye isi, ngo isi itashobora kwihanganira. Ni umupfapfa uguye ivutu, ni umuja uzungura nyirabuja, n'ibindi nk'ibyo. Ni ibintu biremereye isi. Ariko Abigayili ntabwo yasabye divorce, ntabwo yamutaye ngo yahukane, ngo bijiyo bija, ahubwo yakomeje kubana nawe kugeza aho Imana yo yarebye, ibonye umuntu udashaka guhinduka, maze ifata icyemezo. Nyuma y'iminsi 10 arapfa. Abigayili abona intumwa zimugezeho zivuye kuri Dawidi, maze izi ntumwa ziraza ziramubwira ziti Dawidi akudutumyeho ngo agucyure ubu umugore we. Amagambo ahari, yari umugore w'umunyaburanga kandi w'umutima, wari mwiza imbere n'inyuma. Nuko ngo Abigayili agira n'ingoga arahaguruka, yikubita ku ndogobe, ari kumwe n'abaja 5 bamukurikiye, akurikira intumwa za Dawidi, nuko aba muka Dawidi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Iki cyigisho kirakomeye. Uko yahagurutse akagenda akaba muka Dawidi, ntabwo kitubwira ko
abagore bacu batunaniye ko bazapfa maze tukabona abandi beza bafite umutima mwiza, ngo abagabo bacu batunaniye bazapfa tubona abandi bafite umutima mwiza. Ntabwo ari iki cyigisho kivuga, ahubwo nuko kubwo kwihangana vuba bidatinze tuzabona intumwa natwe zitugezeho. Hari amafarashi arabagirana, abamarayika inzovu inshuro inzovu buzuye hirya no hino mu kirere, maze batangaze bati kubwo kwihangana kwanyu yemwe abamesha ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, muze nimwe bageni ba Kristo, muze mwimane nawe ingoma mu bwami bwo mwijuru. Nuko tuzahaguruka twijugunye ku mafarashi yaka umuriro, maze dutumbagire mu kirere tujye kubana n'umwami w'abami, ngo dore umukwe araza kujyana umugeni we. Abigayire yabaye umugore wa Dawidi, kandi Dawidi ni umwami wa Isirayeli ushushanya Kristo. Nta kindi ashushanya, nuko itorero rikwiriye kwihangana kugeza igihe rizabona Kristo atungutse mu bicu byo mu ijuru, maze akajya kwibanirana n'umugeni we yakoye amaraso y'igiciro cyinshi. Yesu Kristo ari hano mu isi yaciye imigani isaga 17, yavuze iby'ibisonga bibi, yavuze iby'umubi byo asohoye imbuto, avuga iby'imitini n'ibyatsi n'imigani myinshi cyane, ariko nta mugani n'umwe yigeze avuga ngo nuko sebuja w'abagaragu asanga bararambiwe, bararekeye aho, barisinziriye ngo maze abahembe. Ahubwo yavuze abakobwa 10, bamwe bararambiwe barahunikira, ariko ababaye maso nibo batahanye n'umukwe, maze bajya gucyuza ubukwe, nibo binjiranye nawe mu bukwe, kandi niko n'abakomeza gutegereza Uwiteka bazatahana na Kristo mu bwami bwo mu ijuru. Ahubwo yarahishuye ati umugaragu mubi umupfapfa niyibwira ngo databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no kwifatanya n'abasinzi, ngo igihe atazi sebuja azamusanga amucemo kabiri. Nshuti kandi bavandimwe, urarushe, unaniwe kwihanganira abo mwabyaye, unaniwe kwihanganira uwo mwashakanye, databuja aratugaya niturambirwa tukavuga ko atinze. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamubona, kandi azaza azanye ingororano nyinshi ngo agororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mbese urarushye? Kristo arashaka kukuruhura, kuko avuga ati yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Kristo aravuga ati mwana wanjye mpa umutima wawe. Arashaka kuba umwami w'ubugingo bwawe muri uyu munsi, arashaka kuzana amahoro mu muryango wawe, arashaka gusanganya imitima y'abana n'iyabase, arashaka kubanisha neza abashakanye, kandi arashaka kubateguza ko vuba bidatinze bazatumbagira mu ijuru, urusaku rw'ibibi rucecetse, imiruho yose irangiye, abananiranye bose baramaze kwihana, maze tukabana ubuziraherezo, aho tuzarya ku giti cy'ubugingo, aho tutazongera gupfa, ahubwo aho tuzaba mu munezero iteka ryose. Numvise agatekerezo ku mwana wabwiye se na nyina bari mu rusengero, ngo arababwira ati data nawe mama twigumire hano mu nzu y'Imana, tuguma aha mu rusengero. Maze se ati kubera iki? Ngo mwana aramubwira ati nuko iyo tuhavuye tukagera mu rugo mbona uri guteragurana na mama, muri gukubitana amakofe, ibintu muri kubimena bya televiziyo n'ibiki byose, none hano ndi kubona mwicaye mutuje. Nta mugayo. Dawidi yaravuze ngo umunsi umwe mu nzu yawe uruta iminsi 1000 ndahandi. Ndetse ngo nanashima no kwihagararira ku marembo y'inzu y'Uwiteka nkaba umuzamu kuri geti, ngo ibyo biruta kuba mu mahema y'abanyabyaha. Niyo wabaye munsi mu mahema y'abanyabyaha mu birori by'inkozi z'ibibi, ntago byaba bingana no guhagarara ku nzu y'Uwiteka. Dawidi aravuga ati nge narishimye ubwo bambwiraga bati tuje mu nzu y'Uwiteka.
niyo nsanganyamatsiko tumaze icyumweru cyose tuganira. ni bandi insanganyamatsiko igiye gukomeza kuba mu mitima yabo, maze bakamera nka Bigayire wagize kwihangana agakomeza gutegereza umunsi atazi n'igihe, kugeza igihe yabaye umugore w'umwami. abo ni abagiye gutegereza umunsi batazi isaha, igihe bazaba bageni ba Kristo batumbagiye mu bicu byo mu ijuru. Kwihangana. Mbese urarushye? Ihangane, shira ikiganza cyawe hejuru, maze dufatanye gusenga, dutebutse wa munsi wo kuzimana ingoma na Kristo. uzaba ari umukwe, natwe turabageni be. Shira ikiganza hejuru, dufatanye gusenga. Reka mbasabe hubwo munahaguruke, mwihangane rwose, muhaguruke, ndabaruhije, ariko mwihangane, ndarangije, ejo ntabwo nzagaruka, ni umunsi wa nyuma, muri hangana. Reka ndebe abifuza ko tubasabira ku buryo bw'umwihariko. Dusabira amahoro mu ngo zabo, dusabira amahoro mu babyeyi babo. Hari umwana wigeze nyandikira akandiko ndi gukora amavuna mu kigo cy'amashuri, arambwira ati mu masengesho usabire mama na papa maze babana amahoro. Yari umwana w'umukobwa uri mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Ingo zacu zikeneye amahoro. Ni bangahe bifuza gutambuka ngo baze hano imbere dusabira amahoro mu ngo zacu? Mutere intambwe muze hano imbere. Waba umukuru w'itorero, waba umudiyakoni, waba umwizera, waba umushitsi, icyo turatekereza nta kindi ni uko ushaka ko amahoro asagamba mu rugo rwawe. Njyewe nahageze, reka nsabe n'undi ushaka gutera intambwe aze hano imbere dufatanye gusenga. Imana ishimwe cyane, ndamubona. Imana ihimbazwe kandi ishirwe hejuru. Ndababona bateye intambwe. Imana ibarindire mu buntu bwayo. Reka nsabe n'abakuru b'itorero baze hano imbere bahagararane nanjye. Urugo runezerewe Imana irubamo iyo bahuje umugambi wo kuja mu ijuru. Urugo rurimo Yesu nta kindi cyasa narwo, ruzarangwa no kwihangana. Reka nkomeze nsabe n'uwabasigaye atera intambwe aze hano imbere dufatanye gusenga. Ndimo gutekereza ko hari uri kwifuza guhaguruka maze akavuga ati ariko ningenda baragira ngo iki? Ko baragira ngo na bya bindi na y'amakosa bakekaga ndayemera. Nta kindi turi butekereze, turamenya ko ushaka kwa mahoro aba mu rugo rwanyu. Yemwe ntawe uzajya mu ijuru ngo tumuseke, ahubwo tuzaseka abasigaye mu isi, kuko azaba ari umuyonga, abandi bagiye mu bwami bw'Imana bataramye, bagiye kubaho ubuziraherezo. Ntawigeze asanga Kristo ngo bamuseke ngo akorwe n'isoni, ahubwo abamusanze bagize umunezero mwinshi, umunezero utagabanije. Azaba kubira inshuro 100 abahe n'ubugingo buhoraho. Usigaye natera intambwe maze dufatanye gusenga. Ndabona twenda gusoza, ndi kubona abanyuma bamaze kuhagera. Reka ndebe hari wenda ko hari uri kwibaza ariko umaze gutsinda ahagurutse ateye intambwe aje hano imbere. Muri iri teraniro nabonyemo umusaza Pastor Saraya. Reka musabe atera intambwe aze hano imbere maze adushira imbere y'Imana. Abatamuzi burya nawe no mubwiririsha butumwa ibitabo. Kuri service record ye ya mbere hari handitsweho representa evangeliste. Ni mwene wacu rero. Muri iri teraniro ry'ababwiririsha butumwa ibitabo tumazemo iminsi, reka adushire imbere y'Imana, azirikane iyi miryango yose, aba bose bahagaze imbere. Mana ikibare cyinshi, turi imbere yawe tugushimira ineza watugiriye muri mwaka dusoza. Turagushimira iteraniro ry'umunsi, turagushimira ababatijwe, turagusaba ngo ukomezwe mu buntu bwawe. Amen. Inteko iri imbere yawe ifite ibibazo bitandukanye,
nubwo ari bo baje imbere n'abasigaye si ukuvuga ko badafite ibibazo. Uko tukwiyeguriye kuri aya manywa, Mana itanga byose, turagusanga ufite ibibazo icyo ari cyo cyose, imuhira, mu mirimo, mu mashuri, mu bukene ndetse no mu bukire, wumve gusenga kwe mu mutima. Nanone turitanga bushya imbere yawe, ngo umwaka mushya tugiye gutangira, dutangirane ubushya mu mitima. Ibimenyetso byo kuza kwawe birarusha kudusatira. Turagusaba ngo uzasanga utiteguye uko uzaza, tuzazasaba n'abandi basinziriye bagakererwa. Turasabira abana batoya kugira ngo babyurikire mu buntu bwawe. Turagushimira cyane igihugu waduhaye, turagushimira abayobozi bacyo baduhesha amahoro, bakomereze ubwenge, imbaraga n'umubano mu gihugu n'umubano mu mahanga. Mana dukunda, utubarire ibyaha byacu, wumve gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Reka ngushimire wowe twabanye muri iyi gahunda yo kuramya. Wumvaga gahunda yo guterana kwera yakuwe mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya RMS Kamukina mu ntara y'ivugabutumwa ya Kacyiru hano mu mujyi wa Kigali. Umubwiriza twabanye ni musaza Shadraka Habana bakize wasozaga amavuna y'icyumweru yarimo kubera hariya ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya RMS Kamukina. Insanganyamatsiko y'umunsi yagiraga iti urugo runezerewe. Njya kurikiranye gahunda kandi nkaba nayikugejejeho ndijo tamu ntirenganya. Komeza kugira ibihe byiza wumva radiyo ijwi ry'ibyiringiro.